Nzovu musuzugura gutse kana umusaza ariya azagukunda musuzugura ntabwo uzi ukuntu dukundana ngiye na muzehe yego rero nanone oya Nzovu oya ariko se sigaho mana oya mana nge na nyese unyita muzehe ubundi ku mugani wavuga ngo waje kurya amafaranga ya Nzovu kwa uzi ko ndi muzehe waje wanjye kugira gute. Here we go again. Abani Iganze Protocol Service Limited n'aba event planners baragufasha byose kuri ceremony yawe ya wedding cyangwa birthday party, private events, meetings byose. Bari specialized mu gutanga service and protocol support. Baragufasha muri wedding, car renting, bakora food and beverage coverage, bakora byose bijyanye na event yawe kugira ngo igende neza. Waba reaching out rero nimero zabo ngizo hasi cyangwa ugasura website yabo www.iganzeprotocol.weebly.com cyangwa kuri Instagram yabo iganze/protocol24. You will thank me later. ngo abasore bose babajyamo bakamutunga ako nyine nago wansuzugura ndetse sha Esther indere y'Imana nimba ndagusuzugura nangusuzugura umusi kuki utashyireka ngo nta n'imisi ibiri irasha ntakugura ninjoro tawo sinakugura ikanzu mu 15 ndetse ntago nayigurira nose nimba wayigura ni uburenganzira bwawe nase inamye nambaye igura ngaye wigeze uyimvurira gusa nakugura inkweto zangaye sinakugura inkweto za 15 mvuge nti ujya gushyingura usa neza mari kanzu ibihumbi 15 wari n'inkweto nakugura za 15 ubwo se 70 inamye igura ngahe iyo myenda ko nubuza kuyambara urayambaza za nkweto nakugura nziza za 15 ariko je nago nyine nuzansuzugura ko wowe ngo abo se ngusuzugura gute dore ngusuzugura gute kana umusaza ariya azagukunda musuzugura ntabwo uzi ukuntu dukundana ngiye na muzehe yego rero nanone oya Nzovu oya ariko se sigaho mana oya mana nge na nyese unyita muzehe ubundi ku mugani wavuga ngo waje kurya amafaranga ya Nzovu kwa uzi ko ndi muzehe waje wanjye kugira gute. nsubiraho narindi ari inzu yawe ni yawe inziza niye yawe se ko ari chamburete yari imeze gute yanjye ifite icyumba yari imeze gute nese kuki wayivuyemo ukazi wanjye nuko nagukunda ukise utagumye mu yawe nuko nagukunda bana ngo naje kurya amafaranga yawe hanyuma se Esther ubwo nibonje bakanika commentaire uvuge ngo ibiki Esther kuki abantu benshi bose bahuza umugambi uko wabuje kuri amafaranga udakunda Nzovu hakaye amafaranga impamvu ari yihe kugera nje nibaza nyine ni ibitekerezo byabo bose bakabihuza nibirabareba bakurikiza ibyo uvuga ibi mvuga ibi ngiye kuvuga abantu bagiye kwandika hari ibyo basubiza sibyo hakabura umwana uvuzwe nabi ni nawe unabaho neza ntago abantu babizi buri umwana wanzwe nuko ni nawe unakura bakomeze banyange nyine ndibaza mu bantu 100 bashaka kwandika comment 98 basabagaya bavuga ko Nzovu utamukunda ariko namukunda ubu ni impamvu ari yihe ariko bari baza ngo bare uko tuba tumeze mu rugo baza kudusura mu rugo bare ukuntu twatwimereye ahubwo bakarenga kandi mu rugo aho bibera ibyo byose nta makuru Nzovu njya ngusuzugura kandi wari urarira kuri telefone oya Nzovu arasinzira ukajya nijya kuri TikTok cyangwa kuri YouTube nkareba ibiganiro twikoreye nawe akambwira ati ngwino nyereke ngo ibintu twakoze nkamwereka ndasinzira ukweta wisinzirira nese undi umugore uryamanye n'umugabo ara muri telefone gute cyangwa aramukuyakuya akamufumbata ngo aryama sinzira hari akazi ugira ku manywa ntiwanayijyaho ko washatse umukozi hari icyambere ntukoropa cyakabiri ntufura ndashaka umukozi nanibana muri gato nyine mfite umuntu usakangura buri kimwe cyose nkamaha bine ku munsi akagenda warakize kujya kuyasambanira iyo hirya no hino se hari aho wamfatiye se nyine hari aho wamfashe ndi gusambana hari abakurushije gusambana hari ababikurushije wagiye wiyubaha niwase ibintu byose so bivuga imbere akamera ejo dukoye ikiganiro ahantu waravuze iti nkaya masana kuba nagiye nasohotse yarabivuze imbere y'Imana yarabivuze nyine Nzovu arafuha narambwa ati nine kuki se nawe umukorogosha uruzi ko afuha nawe arafuha nawe ugeta umujogo ngo niba ngo ngiye ahantu ngo ngiye mu bagabo mpita ngo ati nanjye aka kanya tutaramenyana wirirwa nirwa mba ndi mu rugo mukorera buri kimwe cyose amasaje sengamenya ko niba afuze cyangwa adafuze kandi dufite nyine ntabwo nita ku byo wakoze ngende ibyawe
nta kibazo. Okay, akabazo ka Master nkubaze. Nzovu mumaranya icyumweru nibura. Si kimwe muri umuntu yavuga. Okay, mbere ya Nzovu mbere ko mubana mbere icyo cyumweru. Uheruka kabyizi ryari katari kuri Nzovu. nta wundi muntu merekana nawe ni Nzovu ejo bundi twabikoze nabo nari ndwaye. Uburyo uvuga gura uri manganya ejo bundi ntago Nzovu nari ndwaye. Bitaye kureka kuri manganya kubi. Oya Nzovu nari nava mu rugo. Nirirwa mu rugo. Nk'umugore. Mutonera udusogisi agenda asa neza nkamuterera ipasi. Mwana reka mvuye Manase. Iyo umugore azi ko ashatse aje kubaka. Agerageza kwita ku mugabo akagira gute akamenya icyamuzanye. Ngesta tujya kubana iyo twabanye mukunda. Ndamwe ibi bintu byari tubicana ngiye babimwinjijemo. Ageze mu rwego rwo gukorera amafaranga nukuri ko abo banohera avuga hase nohera umuzizi reka se mbikubwira nohera umuzizi cyo wamwihoreye tetwa nawe nohera umuzizi ufuhishwa n'umugore abwira umugabo ngo tetwa we kare babibwiye none muzi ko ari biki kuki musubiza nyindi nani uzasange nohera mubane sibyo mubane niba mwamuzi kubura nohera agira umutima mwiza umuntu yirwa gutwa ngo Nzovu Yesu umuntu ukomeza kumwangisha no ngo agira umutima mwiza no kuri kwimana umare kuva wewe sikumva bashe Nzovu na kuva iwanyu niza ry'Imana uzane rifani upakira ibintu byawe nafashe imodoka se njye ndamvumye umuvumo wa rifani ako koko umwanya mu rugo iri jambo raryanezwa ryuma neza uvuga ati nohera agira umutima mwiza kandi uzi ko Nzovu atamushaka mu kanwa kawe kandi yirwa amutuka mu biganiro amwita ngo ni indaya ngiye nicyo cyo yarangiza wamuhamagara niba ngiye cyo nyavugana na Noheri ngiye ufuhishwa n'ubusa ibaze no yaramuhamagaye mana yakamwana twari kumwe yakamwana mu kiganiro Nzovu usigaye nkubita none ntitwari turi kumwe iyo ukunamubwe no yaramubwiye ngo mbese ngo bro ngo ko ari ahantu ngo abantu bashaka ngo kudutamo ngo nta kuntu waza ngo bakatuguriza nzoga ako tugene n'abana nawe umvanye barabanaga ngo twabanaga Nzovu ikiganiro ndi yasaga iwanye nkaza ukanje ariko nejo ndi tubana wewe waramubwiye iti ndima gukoresha inzana nabyiteguye reka nimva gukoresha inzara ngo ngewe ndahita ngusanga aho hantu uzi uwo munsi umve ko uyu mugore twabanaga ni igihe wa mugabo ufana ya siporo yaduhaye amatike yanatugure ati none hari comment mbonye hano yanditswe n'Uwimana Patrick imaze amasaha 17 ngo ukuntu kino kiraya cya Nzovu kiba kimurebana gasuzuguro n'akanyaro kwe kubana niyo ndangamirwa naho bitaniye no kuzijajabamo okay uzi gusoma reka rero nkubwire wako uyire sanana nyirebe tumba kwenda nyihimbye Uwimana Patrick aho ngaho kuzamura se wasumye singiyo yari aho ngaho handitse ngo nakushaka kundi manga kandi ko bibona ndi gusoma mu mutima soma cyane ariko tumana ko nari manganije ukuntu kino kiraya cya Nzovu kiba kimurebana agasuzuguro n'akanyaro kweri kubana niyo ndangamirwa naho bitaniye no gusubira mu ndangamirwa nasubireyo umuntu ejo ndaravuze ati nasomye igitabo kivuga ku bubi bw'itabi nanjye nkoza narize nsanga koko kiravuga ukuri ngo kubera iyo mpamvu mfashe umwanzuro wo kutazongera gusoma ibitabo nk'ibyo nasubireyo ahubwo yakavuze ati basi mfashe umwanzuro wo kutazongera kunywa itabi none nawe uti ndasomye ahubwo ngo ufate umwanzuro mwiza uti nasubireyo rega ntabwo umuntu yibakirwa ku wundi muntu reka dusoze ikiganiro njye Nzovu Here we go again. Aba ni Iganze Protocol Service Limited. N'aba event planners baragufasha byose kuri ceremony yawe. Ya wedding cyangwa birthday party, private events, meetings byose. Bari specialized mu gutanga service and protocol supports. Baragufasha muri wedding car renting. Bakora food and beverage coverage. Bakora byose bijyanye na event yawe kugira ngo igende neza. Waba reaching out rero nimero zabo ngizo hasi cyangwa ugasura website yabo www.iganzeprotocol.weebly.com cyangwa kuri Instagram yabo iganze/protocol24. You will thank me later.